inshuti bakunzi ba Clarisse TV nongeye kubasuhuza ngiye muri kuvugana ni Uwitonze Anita rero dusanzwe tubagezaho amakuru y'ibyamamare amakuru y'abahanzi uyu munsi rero tubafitiye amakuru aryoshye y'umuhanzi wanyu witwa Muhire rero Muhire twari twaramubuze twibazaga impamvu atagisohora indirimbo twibazaga impamvu atagisohoka mu mafilime twarayobewe ariko uyu munsi twabamenyeye amakuru mashya yuko Muhire arafunze ese Muhire afungiye iki ayo makuru rero niyo twagiye kubashakira ahangaha mubona turi ni kuri gereza ahantu afungiye twagiye kubabariza ngo ese Muhire afungiye iki ese azafungurwa ryari afite ikizere cyo kuzafungurwa ayo makuru yose niyo tugiye kubagezaho twamusabye ubuyobozi bwa gereza bwagiye kumuduha mukanya turi bugirana ikiganiro kirambuye ababwire uko abibona uko n'impamvu ufunze rero nimukurikire mukanya araba hageze hanyuma dutangire tuganire Uko rero naye nababwiye yuko tugiye kureba umuhanzi Muhire muri kumubona Muhire yahageze aka kanya rero abakunzi be twabashyize igorora mwarimu mukumbuye ndabizi rero aka kanya Muhire tugiye kumubaza igihe yagereye muri gereza icyo afungiye byose agiye gusobanurira abakunzi Muhire niba atari ibanga wageze ahangaha muri gereza ryari ko twatumaze igihe tutakubona kuri social media murakoze kandi nanye kubashimira ko mwaje kundeba kugira ngo tujyane ikiganiro kuba rero ndi hano muri gereza nkuko n'umuntu abasaza baza bakajyamo rimwe na rimwe hari kese zigenda ziba za nyazo zitari za nyazo akuriye ubwo ubutabera bwabikoze ko byagenze ntacyo ndabisobanura nta kibazo mikoro yigumane n'ubundi mfite amayekuteri nta kibazo none se niba atari ibanga ni iki cyaba cyarakugejeje hano muri gereza ni ikihe cyaha bavuga yuko wakoze ese waragikoze dusobanurira abakunzi bawe murakoze ariko mbere na mbere ndabanza kwisegura ku bafans banjye gira n'inama bamwe mu bastari bagenzi banjye kubw'ibikorwa n'ibidukora tugendeye mu star ndi hano kubera kese kuba nafashe umwana ku ngufu mu by'ukuri se hano muri kese bavuga ko wafashe umwana ku ngufu mu by'ukuri koko waramufashe cyangwa urateganya yuko uri kuburana ese icyaha kizaguhama ese uri kumva mbese tubwire ukuntu bimeze okay kese kuba nafashe umwana ku ngufu byarabaye ariko byabaye kubera ibiyobyabwenge nananyweye ku nzoga kiduka byabaye igipanga aho nabaga turimo turanywa inzoga nyine n'abagenzi banjye bamaze kugenda biraba ku mwana w'umuturanyi gusa aho turi kwiga kandi amasomo ni meza kubera ko baraduhugura bakatugira n'inama ahubwo nababwira n'abandi bastari bagenzi banjye ko bagomba kwirinda ibiyobyabwenge kuko kugenda ubifata ni no kugenda ukora ibindi byaha bigatuma wisanga mu gihome nk'ahangandi bivuga ngo bamaze kugukatira cyangwa se ntibaragukatira bimeze gute urakoze kumbaza ku myaka bankatiye mu by'ukuri narakatiwe nari nakatiwe imyaka 25 ariko kubwo kwemera icyaha barangabanyirije ubwo ngomba kumaramo imyaka 15 gusa ariko mazemo 3 ariko mu by'ukuri ngize amahirwe nkasubira mu buzima bwo hanze ntabwo ikosa ryabaye ryakongera kuba
ari nayo mpamvu nshishikariza abandi basitari bagenzi banjye kureka ibiyobyabwenge ko kenshi ko wanyweye ibiyobyabwenge bituma ugenda ukora ibintu bitari byiza. Muhire, niba atari ibanga ubu bagukatiye imyaka 15 umazemo 3, mu by'ukuri wari ufite ingahe mbere y'uko ujya muri gereza? Nari mfite 25. Ubwo nawe urumva nyine nimara midi 15 urumva ko nzavamo mfite 40. Aha Muhire, rero urumva nagahinda no mubabaro ku bakinyi bageni ku bafana bawe, nagahinda ku babyeyi bakubyaye. Ni ubuhe butumwa waha ababyeyi bawe? Haryo umuntu ufite mama wawe na papa wawe? Ndabafite. Ni ubuhe butumwa noneho wabagezaho nabo bakumva yuko ubasabye imbabazi muri rusange, ufite ubutumwa ushaka kubaha nk'ababyeyi bawe bagize agahinda bakubonye muri gereza wakoze cyane icyo ngicyo? Mbere na mbere ni igisebo nabateje. Ikindi kandi ndabizi ko ababyeyi iteka bahora biteguye gutanga imbabazi, ariko aho bari hose bumve ko mbasabye imbabazi kandi nanjye ntepfunwe ry'ibyo nakoze. Mu by'ukuri ababyeyi banjye ndabakunda kandi mbasabye imbabazi aho bari hose babyumve, kandi ninava muri gereza ni ukuri nzakomeza mbasaba imbabazi. Abafana banjye icyo navuga cyo nabo bambabariye ku byabaye. Nzi neza ko ninza nzaza ndi intangarugero, cyane cyane ko leta yacu dukangurira kuba twaba beza mu mico no mu myifatire. Kandi tugomba gutanga ubutumwa ko buri gihe baratwigisha twije muri gereza ntabwo ubuje gutembera, ugiye kugororwa kugira ngo utawukora ibintu bifitiye umuryango akamaro ndetse n'igihugu muri rusange. Muhire, niba atari ibanga wihangane ku bibazo byinshi turimo tukubaza, nicyo cyakuzanye kugira ngo tunezeze abafana bawe. Nta kibazo. Niba atari ibanga wari ufite fiance? Urakoze cyane kubyo kibazo mbajije. Mu by'ukuri nari mfite fiance ariko ibyabaye ntabwo yabashije kubyakira. Byaje kuba ngombwa dutandukana maze gukatirwa. Gusa nawe ahari hose byazabona ko nk'imbabazi azazima, kuko nanjye ibyo nakoze nyuma narigaye. Kandi nawe ahari hose ndamusuhuje yumve ko ibyabaye bitazongera kuba. Nese Muhire, niba atari ibanga uwo mukobwa ibyo ari byo byose yarakuze, yaragejeje igihe cyo gushaka, ni ubuhe butumwa wamuha? Wamubwira akazagutegereza muri iyo myaka 15? Wamubwira akishakira undi? Gira ubutumwa umuha nk'umuntu wamukundaga. Gusa ariko urukundo uko waba ungana kose byanga bikunda, urukundo ntabwo rurebera ku myaka. Mu by'ukuri ampaye imbabazi namusezeranya ko igihe cyose nzamara imyaka yose nakatiwe aba yakinyemereye batatubana. Niba atari ibanga yari afite imyaka ingahe ngo twumve ko nagutegereza bitazarangira ashaje agatangira kuvuga yuko ari Mukamusoni yabuze umugabo ashaje agize gute, ngo twumve niba gutegereje hari inyungu yaba bifitemo? Murangora. Nta kibazo, reka ngusubize. Yari afite imyaka 21. Ndatekereza ko ntabwo yarakuze, ariko niba ngombwa kantegereza tuzabana nta kibazo. Ubwo nidufata imyaka 21 tukongeraho 15, ubwo bibaye 36. Ndahamya ko iyo myaka ntabwo ari myinshi. Hari n'abakobwa babura abagabo bagategereza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo niba gukunda azagutegereza, natanagutegereza kandi ubwo nta kundi uzihangana, uzamubabarira kubera amakosa wakoze.
ibyo ari byo byose wari ufite amaproje uri gukora, wari ufite ibitaramo, wari ufite amafilime wakinagamo, ibyo ari byo byose ubu byabaye ngombwa ko bihagarara. Watubwira nk'amaproje wari ufite utaraza muri gereza waba uhuye n'ikibazo cy'uko ahagaze? Proje zo ntabwo zabura, cyane cyane ko iyo ufite abafana benshi biba byiza ko ukomeza ubaha imizigo. Nari mfite proje y'indirimbo yanjye nshyashya nashaka gushyira hanze, n'amafilime nari mfite kontra zaho nzajya gukina, ariko bisa naho byahagaze. Ariko ntibishoboka, igihe nzaba nsoje ko n'ubundi naho ndimo ndandika, abafana banjye nibamara kumbabarira neza nzaza noneho mbafitiye imizigo ya danje. Nzaza tuhatwike ashyi. Yego. Noneho rero bakunzi bacu, umwanya twari twateguye wo kuganiriza Muhire n'uyu nguyu turashoje. Abantu mutari muzi ahantu Muhire ari, mwahabonye ari muri gereza, yarakatiwe, asigaje imyaka 13 akava muri gereza. Mube mwihanganye mu mutegereze, ababwiye yuko abafitiye ibintu byiza arimo arabandikira inkuru nshyashya. Abantu bari bamuzi kuri Clarisse TV, yari umunyamakuru waho, ari umukinnyi waho w'amafilime. Rero mwihangane, mu minsi mike muzamubona. Imyaka 15 ntago ari myinshi. Dia, Sheri, please mbabarira. Uracyankunda? Kwizukuru uracyankunda? Mbwira. Mbabarira rwose niwe ukinkunda, nshaka kujya tuganire mu kanya. Uraje? Nta kibazo mbwira. Urasanga mu rugo. Nta kibazo, ndamutegereje. Sawa. Ese papa, Muhire, sibyo ejo nakubwiraga? Dukwiye gushaka uburyo aya mafaranga dusigaranye tuyagura n'ikibanza, tukacyubaka. Twamara kucyubaka, icyo kibanza kikavamo inzu, iyo nzu ikazadutunga mu minsi imbere. Urabibona ute? Uzi ko ari byo? None se ari amafaranga urabona azavamo ikibanza akavamo n'inzu? Baba data we. Ariko n'umugabo aranjegeje. Ni twebwe ubwacu tuzihagarikira, abafundi tubahagaze iruhande. Urumva? Ibikoresho bize tureba tubyishyure, iriya nzu izadufashe mu minsi iri imbere. Ubu urabona tutarimo tugana hehe? Ariko uzi ko byaba byiza, ahubwo si icyo kibanza tuzagikura he? Kuzi ko ibibanza by'inaha bisigaye bihenze. Reka ikibanza ntabwo kizabura, amafaranga turafite. Ahubwo urgize ikibazo aho kizi se? Dore abo bose hari abashinzwe kujya kubishaka, babita niba ari abaki, ariko komisiyoneri. Kamakare mama. Yego Muhire. Mama. Ndose zozime. Siko numvuga ijwi rimeze gutyo, bite byakugendekeye, bite wahahamuwe n'iki mwana wa? Inama wagiraga nazo mama, ngize ndose mbi. Inama wagiraga byose. Ndose ngategwa imyaka 25. Ngo iki? Oya. Umva mwana wa. Reka. Twara kwishyuriye amashuri. Wumvishije?
twaratangiye amashuri warize neza kandi wazanaga amanota meza ibyo ntibigutere ikibazo urumva humura n'inzozi nambaye imyenda y'iroze mama ndose ndarafashe umwana ku ngufu bagati imyaka 25 n'inzozi dore naso turi kumwe arimo kubimbaza biraba inzozi ntibibe impamo mama ndaje mbigusobanurire uri muri salo ndaje wahungabanye mwana wanjye hayiga mana ese urambwiye ngo urangeraho ngo mu kanya gato ngo niciye muri salo kandi kuko nibyo niho nicaye mwana wawe urangeraho ryari gusa mama ngiye kuba umwana mwiza ntabwo rero byose bizabaho humura mwana wanjye ibyo ni inzozi nayo inzozi zizana humura nayo inzozi mwana wanjye rwose imbere hawe ni heza kandi ndabyizeye neza dore ni nabyo twari turimo ndimo kuganira na so mu kanya turimo guteganya imbere hacu heza kandi nawe mwana wanjye birakureba humura izo ni inzozi rwose muhire mwana wacu yego ariko guheza amahirwe zikaba zari inzozi ntabwo bizajya bimbaho sawa turagutegereje bambi yego turagutegereje kandi ngufatiye iry'iburyo mwana wanjye sikutamwe mayi burya tuvugana umwana yahuye n'ihungabana ariko nta kibazo araje Sheri bite habaye iki kuki urimo guhamagara cyane Sheri mbe na mbere nkwaza ikibazo kimwe mbaza urankunda ariko se nese Sheri bite bigenze bite kano kanya kubera icyo mbaza ibyo bibazo Sheri ngize inzozi mbi inzozi zimeze gute none harimo no gufungwa ariko si biniki nese baragufunga wakoze iki uziko ndose ndi muri gereza nakati imyaka 25 Sheri ibyo ni iby'inzozi inzozi nyine ni inzozi Sheri ntabwo byoroshye none se bagufunga wakoze iki ngo nafashe umwana ku ngufu nese ibyo bintu bigeze ubitekereza ari byo bikeka ntabyo nzi Sheri ntabyo nzi nyine ni inzozi Sheri ni inzozi sibyo ko tuzi ni inzozi nese Sheri hari ikintu wikeka ngo tuzi ni inzozi Sheri ni inzozi nyine ni inzozi ni inzozi sibyo relax maze no guhamagara mu rugo Sheri mfashe ukamperekeza mu rugo hari ikibazo se nta kibazo tugende kirakoze ngatunganya tuza ni inzozi nyine ngahuguka ndaje meze neza Sheri tujye mu rugo njye kureba papa na mama sibyo tunganya tugende ko ntabwo natuza byibuze ntari kumwe nabo nkundi ndi kumwe na mama kampumuriza sibyo Domo karame bose Shinga sibyo Baza kudutegereza igihe tugarukira sibyo Sawa action Okay. Action. waje ntiwanansuhuza byose muri sale byari byanditse
kati mani kati